Yes guys, ikaze kuri ino channel iri Purana Mayina rero nk'ibisanzwe mbabwira ngo rero uyu munsi noneho cyangwa se ano masaha rwose uyu ugiye kubana nanjye muri ino video ngiye kukwereka uburyo rwose ugiye kujya ukorera amafaranga. Ngiye natangaye noneho nagatangaza ngo ndakeka rero niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri ino channel nawe rero ikaze kuri ino channel mbo. Kandi ikindi kintu nababwira, ino platform nabazaniye hari abantu baba baragiye baca muri scam cyangwa se bakavata ibi bintu ntibyizewe. Ngiye ndakubwiye ngo rero we niba wumva uri proud wanamugani ino video bana nanjye, kandi ikindi uzakore subscribe. Ndakubwira ati iyi platform nanjye numiwe, ngiye rwose nyibona nari maze ibyumweru bibiri rwose nyikoraho ubushakashatsi kuva nayibona, nsanze iyi platform yizewe. Nkubwira ngo rero fatiranye, hari n'ukuntu usanga umuntu atinda kujya mu kintu wenda akazana kigenda cyarabaye scam, ariko gutya iki gihe ino video ano masaha nyiguhereye genda kubwiye ngo ino video iyi mining iri ku bice bigacika mbo. Rero we tudatinze we icyo kugira ngo dutangire kora subscribe kugira ngo nkora update zose uhite uzibonera kugiye kugira ngo tuzabifate. Rero urane nawe rero sinzi ibyawe, rero uraza gukora muri description y'iyo video uraza kubonamo link y'iyi mining nasizemo ugikoramo bakita Salona. Ukikakoraho rwose uraza gutegereza uhita ukora kuri start. Mba nabazaniye ibintu by'ubwenge rwose, kereka wowe wanshwaniye ugatinda kubijyamo ukabijyamo byamaze kurenga inkombe amazi. Rero niyo mpamvu bamubwira ati wowe uhita uba online wenda ukande subscribe kugira ngo niba nshyizeho video ujye uhita uyibona mu ba mbere. Ino video ngiye rero ukibona urabona yuko ifiteho Salona zifiteho ari 0.60, urabona ni 0 zikomeza nyine bikagenda. Noneho rero ikintu nakundiye ino mining, ikintu nayikundiye rwose, uduceri twose tuba turi kuri mininga uhita ukora kuri claim rwose tugahita tuzamuka hejuru ucunge yego, utwaye two twose uhita ukereminga rwose tugahita tujyaho. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo ntucikwe n'iyi video. Ngiye rero mba nizibahaye mu ba mbere, niba nayo harayibonye cyangwa uyikomeze rwose. Iyi ngiyi nakubwira ngo yizewe, turaje tuzayirya amafaranga ntabwo ukomeye. Rero ikintu rero nabwira we wa mbere waba ubonye ino video urabizi rero hari abantu baba bakiregeje rero bati step yo kubikuza, ati step yo kubikuza noneho bimeze bite? Ndakeka abantu bose bafite amashyushyu. Rero se wenyine gutya nanjye rwose nanjye niyo mashyushyu ya mbere mbafite ngo ikintu, kandi ikintu noneho nanjye mbafite amashyushyu nanjye yo guhita mbikuza. Rero reka nkwereke rero ukuntu kubikuza byo bihita bikorwa. Uraza ugakora hano hepfo kuri wallet, ucyakora noneho rero uraza hano baba bari kugenda bakwereka uburyo abantu bamwe na bamwe babikuje. Urabona nk'uyu ngo babikuje 47. Noneho ikintu uraza uhita uza ugakora kubikuza, uhita uza ugakora hano kuri withdraw. Rero birasaba ko tuzaba nzakora video y'ejo bundi ndi gufungura Salona wallet, uhita ufungura ugakuramo wallet address ariyo uhita uza ugapestinga mwaha, ugahita wamara gukora save noneho ukaza guhita ukora withdraw. Rero tudatinze rero ndi kwitegura kuzahita ewana mbaha video y'ejo bundi ndi kubikuza. Wowe kora subscribe kugira ngo bizahite bikugereraho ku gihe, kandi ikindi video zose ntujye ucikwa na video n'imwe yose. Video n'imwe zose ziranga ndakeka aba ari ingenzi. Niba waba waraciye muri scam nyinshi njye nakwihanganisha kuko nanjye byambayeho, nanjye nawe narakoze, nawe ndi muri umwe baciye muri ibyo ngibyo. Gusa nkubwira ngo ibyo birakora, njye trust mwizera njyewe, we nunyizerera ku gihe ibintu byose uzabona ko bishoboka. nanjye ibi bintu nageze kugenda abantu mbwira ngo rero gumana ubane nanjye muri ino video ntujye ucika. Rero sawa.